Shalom shalom nshuti z'Imana, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro ya Yesu akomeze kubana n'imitima yanyu. Munyemerere dusome ijambo ry'Imana dusanga uyu munsi mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso, igice cyaho cya mbere guhera ku murongo wa 16. Haranditse ngo mbashimira Imana urudaca, nkabasabira uko nsenze, kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ari na data wa twese w'icyubahiro ibahe umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bitume muyimenya, ngo amaso y'imitima yanyu abone uko ahweza, mumenye ibyo mwiringizwa niyabahamagaye, mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyo izaragabera. 19. mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero, izo iha twebwe abizeye, nk'uko imbaraga z'ububasha bwayo bukomeye ziri. Haleluya! Nakunze ijambo Pawulo yabwiye iri torero, ababwira ijambo ryiza cyane. Arababwira ngo ndabasabira ng'Imana yo mu ijuru. Haleluya! buri munsi uko nsenze ndabasabira uko nsenze. Kuramo ijambo rya Efeso, ushyiramo ijambo ryawe. Bibiliya ivuze ijambo ryiza. Pawulo asabira iri torero rya Efeso, arababwira ngo ndabasabira uko nsenze ng'Imana ibahe umwuka, the spirit, hallelujah, of revelation and wisdom, umwuka wo guhishurirwa n'ubwenge. For which purpose? Nihe ntego Pawulo ashaka kubamenya? Arashaka kubamenya bagira ubu bwenge no guhishurirwa bidatuma just for this life, ntabwo ari ukugira ngo uba muri ubu buzima gusa, ahubwo baragira ngo Imana ibaha ubwenge no guhishurirwa bitume bamenya Imana. Haleluya! Imana ibaha ubwenge no guhishurirwa bitume murushaho kumenya cyane. Imana ibahamagara, Imana iduhamagara. God give the wisdom and revelation so that we may know him. Haleluya! tukayimenya tubiheshejwe no guhishurirwa n'ubwenge buva ku Mana. Ndashimira Imana tuyimenya bitewe n'uko ishaka ko tuyimenya. Ndashimira Imana tuyimenya bitewe n'uko ishaka ko tuyimenya. You can't know God in yourself. Ntabwo wayimenya ku giti cyawe gusa. Imana iguha umwuka w'ubwenge nihishurirwa bigatuma umenyayo. Ndafashijwe. Yesu yavuze ibi bintu muri Yohana 15. aravuga ngo ntimwabasha kwera urubuto na rumwe atari njye ubahesheje kwera urubuto. None Pawulo nabisubiyemo aravuga ngo rero ntabwo mwamenya Imana mutabiheshejwe no guhishurirwa n'ubwenge buva ku Mana. So we will know that God is God when you understand. Mu gihe tuzamenya, tuzagira ubu bwenge no guhishurirwa biva mu kiganza cy'Imana ihoraho. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Imana iduhuye umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bitume turushaho kuyimenya, tumenye ubujyepfo bwayo, tumenye imbaraga zayo, tumenye gukora kwayo, tumenye kugira neza kwayo. Ndafashijwe. Imana iduhiza imbaraga no guhishurirwa bitume tumenya imbaraga ziduhamagara. Bibiliya iravuze 18 ngo amaso y'imitima yanyu abona uko ahweza, mu yandi magambo abona uko areba, mumenye ibyo mwiringizwa nibihamagara, mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyo izaragabera. Iri jambo ririmo amagambo menshi. Uyu munsi munyemerere mvuge kuri part 1, ejo tuzavuga kuri part 2. Ndashaka tuvuge uyu munsi kuri uko guhishurirwa biva ku Mana bituma tuyimenya. Ejo tuzavuga ku mbaraga, ejo tuzavuga ku mbaraga zihishwe mu bizera Imana. Munyemerere aya magambo ndumva arushaho gukomera cyane muri njye. Munyemerere uyu munsi tuvuge kuri iri jambo, ejo tuzavuga mu mbaraga zihishwe mu bera. Ndashaka uyu munsi ko ugira icyifuzo, nanjye nkagira icyifuzo. Umwigisha agabane n'umwigishwa uyu munsi. Reka tugire icyifuzo cyiza kivuga ngo Mana,
twihishurire. Umwanditsi muririmbyi wa Hoziyana niko yanditse ngo twihishurire, turusheho tumenye ibyo ushaka, tumenye ibyo twifuzaho. Imana ishimwe cyane. Imana iduhe kwihishurirwa nayo, Imana iduhe kwishurirwa tuyimenye, tumenye ubwenge no guhishurirwa bitume tuyimenya. Imana iguha umugisha cyane, ugira umunsi mwiza. Ejo tuzavuga ku mbaraga zihishwe mu bizera Imana.